Mumenyereye ndagira ngo abanza bibwire. Muvandi amakuru yawe. Amakuru ni meza. Ndagira ngo wibwire abadukurikiye. Nitwa Gisimba Official. Simba. Gisimba Official ubwo ni izina nyine giyo ngiyo. Y'ikinyejana. Yeze byaturutse ku kugira ngo twe Gisimba. Yewe buriya ntago ari izina ry'ababyeyi. Ahubwo nari umuntu ukunda umupira cyane. W'amaguru. Najyaga nkubita ugahera mu nigeze nakubita umupira umara iminota 20 utaramanuka. Byaje kurangira bitereye. Umupira uhera mu waheze yose. Umupira uhera mu kirere abafana barareba bategereza ko umupira umanuka baraheba. Nyuma y'iminota 20 babona umupira uramanutse. Ariko abo ntago ari ya miti shamako. Nta miti. Nta miti. Ubuzanye ndamutse mushikije ngaha wakubita iminota 20 kugwa mu kirere. Nawe urabyumva nyine mu myaka 18 nkaba ndi muri amazina y'ababyeyi se rekatereke iyo nkuru wenda ni yindi topic uzabimbwira ndi munsi. Nta kibazo tuzavuga. Amazina y'ababyeyi witwa ngwiki. Ubundi amazina y'ababyeyi nitwa Tuyizere Jean Damascene. Jean Damascene. Tuyizere utuye he ukora iki mu buzima busanzwe? Njyewe ntuye hano mu karere ka Bugesera. Umurenge ni Nyarugenge. Akagari ni aka Murambi. Nyarugenge Kigali. Nyarugenge yetse yonge na Bugesera igira Nyarugenge Okay. Nyarugenge kandi mbona amaherezo izazamuka ikagera ku rwego rwo hejuru kurenza ya Kigali. Reka da. Nambisha bavuga ngo musigaye ujya n'ama etage batangira no kuzamuka. Za Sibiringi. Umva ntacyo nabona. Uyu munsi se ko nzi ko ari umunsi mukuru aho nagiye nyura abantu mbona banezerewe abandi mbona bababaye. Wowe uri mu cyo cyiciro. Banezerewe ababaye bimeze bite? Aka kanya uruhande rumwe nshobora kuvuga ko nezereweho gato kubera ko nkiriho kandi nkaba ndi muzima narwaye, ariko mu mufuka no faranga. Nawe ugiye kuba nk'ababandi se zibunagadije umunsi aramwe mu mufuka nta kintu. Ribaza uyu mwaka wawumaze ufunze wari urwaye yemeze bite? Nsumba uko ndeshye ndinze ngana iki gihe ntarafunga. Habuze ikirere nageze kurikira inkuru y'umugabo umwe. Yego. Watanze igitekerezo aravuga ngo urwireguro cyangwa se ikireguzo cyo kubura amafaranga cyangwa se cyo gukena. Yego. Ni kimwe gusa. Yes. Ubona ko wafunzwe. Yego. Gusa ubundi no kuvuga ngo buri hari uguhora urwara ubundi amafaranga nta nubwo bavuga ngo warayabuze. Ahubwo ni ikintu ushaka ukazashida kuri mu myaka nk'ijana uyafite cyangwa utayafite. Urayafite. Aka kanya tuvugana se. Bimeze bite urayafite cyangwa? Amafaranga nyine ni kwakundi. Urangura akantu rero nimba yafite urangura akantu. Wakwihanganye se wenda nkazakugura undi mwaka kandi bwa. Gutase kandi uyu munsi ari umunsi wo kunezerwa, umunsi wo gutarama. Dore ko na ubuyobozi bwacu bwadushiraho kongera amasaha, ubu ni umunsi wo gutembera mpaka mu gitondo. Ariko ibigendanye no gutarama sinavuga ko nta bitaramo bihari. Kuko hafi aha ngaha hari n'abo nzi ba Burudoge n'abandi bashobora kuhataramira, ariko njye ntabwo ndi butarame. Ubwo nta mafaranga ufite. Urakennye cyangwa ufite amafaranga? Ibintu bibiri dusobanura, ufite amafaranga cyangwa urakennye? Ubundi amafaranga cyangwa ugiye kuba nk'abandi ngo nta muntu ugiyemera. Okay, wenda tureke no kutayemera, ariko hari uburyo nyine umuntu reka ibyo tubyihorere dusubire inyuma. Ubuzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ndi umutekinisiye ku bigeranye n'amatekinike nyine. Ufite nk'inzu ufite nk'ibati ryaje mu mwenge wamamagara nkazana ibintu bita amasilikoni n'ibindi. Muri make umufundi aho ngaho. Ko nzi ko abafundi bagira amafaranga, babwiye ko muri iki gihe abafundi bari gukora amafaranga menshi cyane. Ubwo ni iki kiri kubuza kugira amafaranga muri iyi minsi kandi nzi ko abafundi bari gukorera amafaranga menshi? Ariko buriya n'ibyo urabona abafundi icyiza cyacu niyo umwana abwiriwe nta burara. Abwirirwa kubera iki kandi ukorera amafaranga? Birashoboka ko yabwirwa ariko nta burara. Nyine abwirirwa kubera iki kandi ukorera amafaranga? Amafaranga bari menshi. Amafaranga ni urugamba. Amafaranga buriya hari umuntu njyewe nk'umukinnyi w'amakomedi cyangwa amafilime, hari umuntu ujya nigiraho. Nabyo ibyo bikora? Njya mbikora. Uri umukomedi ukaba umukomedi cyane banyita Gisimba Official. Nimba ari kubagushakira rero banyita Tiger cyangwa se Tigre. Niba ari kubagushakira rwose bafite imishinga y'amafilime. Abadama benshi baguye bagara. Iyo ngeze aho bagwagara
karabaye ore kwimana uzibanyira umupfuri reka bisa nkuyihore uyu mwaka se tugarutse gato wenda mu kiganiro cyacu uyu munsi ni tariki ya mbere ese hari ibyo twashimira Imana dore ko hari igihe twebwe abana b'abantu turengera umunsi twagashimyeho Imana ahubwo akaba ari umunsi wo kuyigayisha wowe uyu munsi urawuhuza ute no gushimira Imana no kuyigayisha urabihuza ute? Buriya rero reka nkubwire ubundi umunsi wo gushimira Imana buri munsi ariko uyu nguyu we uza mu mwihariko aha akantu uvuze uravuga uti ese umunsi wo gushima Imana ntihabamo n'umunsi wo kuyigayisha nuko umuntu ateye ubundi twakagombye kuba twese turambara yaje tuvuga tuti Imana tugushimiye yuko uyu mwaka warangiye amahoro warakoze ariko uyu munsi abatipe umva turi gushingira ku ntambara wenda Uwiteka dukijije twagira nibura kuri itariki ya mbere buryo urebye kuva ku itariki ya mbere y'umwaka kugera ku yindi ya mbere y'undi mwaka buriya umuntu aba yaraciye muri byinshi singira ngo wakabaye umunsi wo gushimira Imana wenda tukiba dushimira Imana jewe nka Gisimba official cyangwa se Tiger cyangwa se Tigre sinzi ukuri bubifate uko ubishaka numva je nakagombye kuba ndi gushima Imana yego kuko umwaka ujya gushira ejo bundi nari ndi i Kigali hari za Kicukiro haba impanuka gutya igikamyo kiraza abamotari kirabirandura gikubita hasi noneho umumama we yaranyuze yarari muri pick-up nziza cyane we kwanza ibyo yabonye niba byaretse biza mu mutwe simbizi yaramanutse ngiye nagiye gutera akaguru gutya nambuka numva imodoka iragasurutse nibwo nanjye yari igiye kungonga amahirwe nagize ipine ryahise rigwa muri borodire wararokotse mba ndarokotse ariko noneho asohoka mu modoka mbona ari kwihanagura mu maso ameze nk'ufite ikibazo n'uburyo yarenganaga disi rero bivuze ngo Imana baradukijije byinshi twakagombye kuba twese twifashe mu maso turambaraye tuba twishimira iyi minsi 365 niyo gushimira Imana mbese kuri tariki uyu munsi wa none wari wo gushimira Imana kuko ibera turinze byinshi ariko uyu munsi turawitira aho ntabaza gukora amakosa bakayigayisha ahubwo banyira umupuri bakabonye ntabwo wenda bazi abo wenda ntubazi ariko reka ibyo tubyihore bivuze ngo ubu wakubwira inka n'ihene yahazahari ariko nyamara twakagombye twatuba tuti Imana wadukirira impanuka dukiza ibibazo uraturokora turi amahoro nta kibazo dufite tugatanga n'amaturo y'ishimwe kubera ko turi amahoro ariko none umuntu nanjye yarancanze ndi umuntu ariko umuntu yarancanze ntanyurwa mbese buri urazi ko Bibiliya ivuga umugabo bita Pawulo yaravuze ngo njya gukora ibyiza ibi bikantanga ariko ikintu ushimira Imana cyambe ibyo Adamu wa mbere yananiwe Adamu wa kabiri yarabikoze ubwo Adamu wa kabiri ninde ni Kristo aho ntabwo bamwe bajya babyitwaza ugasanga bakora ibyaha ntabwo bamwe bajya babyitwaza bagakora ibyaha bashingiye ku Kristo bababariye bakabyitwaza bashingiye ku mbabazi bagiriye kandi Pawulo yarabivuze yaravuga ngo ese dukore ibyaha ubuntu busage ubivuze neza uravuga ngo niyo mpamvu wari kuba ari umunsi wo gushimira Imana mu byo yakoze mu byo yaremye mu byo yatunyujijemo mu byo yadukoresheje mu byo yaturinze mu byo yaturengeje tugashimira Imana ngo Mana shimwa kuko turamahoro sikubye kuba bimeze uyu munsi ni ku itariki ya mbere ariko ndifite ikibazo mfite ubwoba bw'uko hari benshi uyu munsi baza gukora igisa no kugayisha Imana reka nkubwize ukuri buriya Imana irema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yayo Imana niko yamurema ariko ikibazo cyaje kuvuka nyuma byarangiye Adamu arenze kuri icyo abirenze akora ibyaha ariko Yesu aza nk'umunyimbabazi wijya kure buretse kuzana Yesu kuko afite igihe yasi mbe muretse ubumwihora ahubwo Adamu akirenga ku cy'Imana yamubwiye
twese twari twokozwe kuba abanyabyaha waba uriho cyangwa utagize ute twisanze turi abanyabyaha. ubwo bivuze ngo Adamu wa mbere wagombaga gusa n'Imana byaramunaniye, ahubwo haza Adamu wa kabiri. none se buriya akantu kamwe kajya ganshaka ko nzi ko abantu benshi dukunda kuvuga ngo tubayeho kubera Imana, siko nabo bizi cyane rwose. kuki tuyihemukira? niyo kamere, kandi tubayeho kubera Imana, niko duteye. reka nkubwire, buriya nizera ko rwose wizera Bibiliya cyane. ndayemera, nizera Imana, nkemera Bible nk'umuyobozi utuyoboye kuri iyi si. yego, Bibiliya yanditse amagambo iravuga ngo kuko mwese mwakoze ibyaha ntimwashyikira ubwiza bw'Imana. ariko noneho kubera ko Adamu wa mbere wa wundi dukomokaho byamunaniye, Adamu wa kabiri yaraje ari we Kristo. icyari cyarananiye Adamu wa mbere, Adamu wa kabiri aragikora. duhita twitirirwa iryo zina. rero bivuze ngo wenda twigarukiye mu kiganiro cyacu. uyu muntu aranesha umutwe, reka umwihoreye. wenda twigarukiye mu kiganiro cyacu, noneho dukora iki kugira ngo tubone amafaranga? Ku mafaranga turi kugira ngo wenda ahubwo ako kantu ubundi reka nkubwire ku bigendanye no kubaha Imana no kuba umukirisitu no kugira gute kubw'icyaha ngo turi abanyabyaha, twabyemera tutabyemera, ahubwo ku kigendanye n'agafaranga dukora iki kugira ngo agafaranga kaboneke? dukora iki kugira ngo agafaranga kaboneke? okay, nta kindi turi bukore, ahubwo birashoboka ko wenda amafaranga yaboneka. Ngiwe maze imyaka nyatirika, ndabyizera cyane, narirutse za Kigali, za Ruhango, za Musanze, ariko reka nkubwire, umva inama ngiye kuguha kugira ngo ubone amafaranga. ariko ndava hano nyabonye. urava hano uyabonye? inama ya mbere ngiye, icya mbere ni ukwizera kw'Imana ibiri mu isi byose ari ibyayo. icyo ni icya mbere. urabisetse uzapfura umukene. neza ko Imana idakora amafaranga. buretse Imana ifite Imana ntikora amafaranga. nta mafaranga ifite. none si iyi si n'ibyuzuye ni ibyande. buriya tanga igisubizo kimwe ndakiguha. ni ibyande. iyi si n'ibyuzuye ni ibyande. ndakubwira icyo Bibiliya ivuga. wowe uko ubivuga njye nemera ko ibiri mu isi byose ari iby'Imana, ari iby'Uwiteka. urakoze cyane. ariko icyitondero, Bibiliya ivuga ko tujya ku musozo, n'inyama n'inka z'ibirarashyamba ari izayo. urakoze. ariko ntabwo yigeze ivuga amafaranga, kuko amafaranga akorerwa muri beneri. none si ibiri mu isi akorerwa ahandi hantu tukayabona, abakira nibo bayazi. uretse ibiri mu isi amafaranga yo ntarimo. amafaranga n'ay'ab'isi ntabwo ari ibyo, ariko nayo akoreshwa mu isi yayo. bivuze ngo none se ko buretse ubu ntabwo urajya gushima Imana uvuge ngo Imana ndayishimiye ko yampaye amafaranga. oya, ushimira ko yaguhaye. Imana yigeze impa amafaranga? ntabwo yaguhaye. oya, ahubwo yarayakwimye. abakire barayampa. abakire bayahawe nande? abakire sinzi aho bayakura. impamvu ukennye byashoboka kuko wanze kwizera Imana. oya, njyewe umva rero nguha inama. nguha inama guhera uyu munsi utangire wizere ko iyi si n'ibyuzuye ari iby'Uwiteka. ubwira Uwiteka ngo nanjye noshiraho umpereze, nanjye ntunge amafaranga. ahubwo reka nkubwire, Imana ari nayisaba amagara mazima n'imbaraga zo gukorera amafaranga. burya bayabiguha, burya yaguhaye amagara mazima n'ubwenge n'amafaranga bayaguhaye. ariko amafaranga ari mu biganza by'abakire wa mugabo. oya, nawe mu biganza byawe dore ngayo. oya, mu biganza byawe. erega nawe uri umukire. no si ibiganza si bizima, uretse afite amaguru mazima. amaguru ndayafite, n'amaboko ni mazima. n'umutwe ni muzima. amafaranga urayafite. nese ahubwo reka nkubwire, niyo wemera ko Imana itanga amafaranga, yamdangiye nk'ahantu wenda hari yarunze nkajya kuyatura. oya, yarunze yaguhaye amaboko, iguha amaguru, iguha ubwenge. wowe ni wowe wa mbere kujya kuyareba hariya yashyize. aho yashyize ni hahandi rero. yahaye wa mukire rero, reka nkubwire, kugira ngo ujye kumukorera ubone ayo mafaranga. ntuzajya wirirwa wicaye nta mafaranga. nicyo kibazo. inzara zakwica. Imana rero reka tuyikure mu mafaranga, ahubwo twebwe dusaba imbaraga dukorera abakire baduha amafaranga. izo mbaraga zikura imbaraga ndazikura, genda saba Imana imbaraga, ntabwo zisaba amafaranga. Imana ntigira amafaranga. aha, nta kibazo. gisaba izo mbaraga ikoresha uwo mukire aguha iki? amafaranga. okay, ushobora no guyisaba imbaraga utayisaba n'uguha akazi, ikagenda igafunga abakire bose. izama imbaraga, nimbona imbaraga ntabwo urumva amafaranga ndabyihora. uzamubura nutamwizera kuri byose. reka nutamwizera kuri byose. Imana nizera ko itanga ubuzima,
ubuzima burimo imbaraga urakoze ariko Imana igatanga naho ukoresha za mbaraga. Icyo nemera cyo Imana hari ikintu kimwe yadukoreye, yafasha abakire ibahindura ikigega duhahira. Urakoze cyane. Igira ute ibahindura ikigega? Iyo itabahindura ikigega cyo kugenda bite? Imana ikora uko ishaka. Urakoze cyane. Rero barayahinduye ikigega, ni ngombwa ngo dukominikane no wahinduye ikigega. None reka nkubwire, uzi kugira ngo bari abajama bavana amafaranga mu mufuka bayaguhe, ni ukubera iki? Ngo ni ukubera Imana. Bayavanamo kubera Imana yakuramo bitagombye kugorana. Ariko cyo umukire w'ikigega yaguha ifaranga. None hatabaye Imana rero, hatabaye Imana hano yaguha. Hatabaye Imana tayo yaguha. Umukire wamukorera yaguha. Ndayo yaguha. Ashobora kuvuga ngo nateze iki Kigali. Nta muntu numwe w'umukire wari wavanga Imana yabwiye ngo uhereze umuntu. Numva ngo akayistori gato nuko iminota tujyanye. Ko umuntu twagiye gukorera tujya kumuhingira, araza aratureba turi mu murima, aratureba, arangisha aragenda. Tugiye kumwishyuza ku mugoroba aratubwira ngo isaba tuyatangiye. Uwo munsi twaraburaye. Se ngo iki kibazo rero. Babyumvise? Ako ni akantu gato nguhaye. Iki kibazo. Uzahana ikibazo kiri utarajya kure. Wenda ureke nanjye nkunganire kuri ako kantu. Ikibazo ahantu kiri. Abantu bishi ibintu. Isabato si ikibazo. Reka. Imana yishyizeho si ikibazo. Reka ngushimire. Reka ngushimire. Reka ngushimire. Ariko iyi deba y'amafaranga n'Imana tuzayigarukaho icya karongo. Okay. Twanayigarukaho. Uzaza utemeza ko Imana ikora amafaranga. Oya, ngenza nzaza nkubwira ko Imana yatanga. Mbabarira gake. Umva ijambo yabwiye Kuro. Yes. Yaramubwiye ngo nzakenyuruza abami, we ngukenyeze. Nufata Imana yawe nufata Imana ukayigira ibyiringiro byawe, ukayigira imbaraga zawe, harabizanyaga iguhereze wowe. Ibyo bintu none byo ntashaka. Imana ni urukundo kandi ikorera mu rukundo. Sinye niyo kwa ngo yabura amafaranga ngo yame. Igisibyo bari yatanga. Fata ikintu cyo kubwira. Fata ikintu cyo kubwira. Imana yamaze kurema ibintu byose. Imana arangije kurema nta kindi kintu izongera kurema. Bifata mu mutwe. Nuvuga ngo ubu butaka yahaye u Rwanda, sibyo? Ufite bene bwo. Sibyo? Nidakata kubwanye ngiguhe uzapfira muri kode. Birasaba ko ngewe uretse urumve neza. Birasaba ko ngikata kubwanje. Ikakata ikaguha. Nutagira communication nayo. Agiza binyibye uko abantu bose nabaye. Ariko izakora isaranganye mu bantu bayo. Yabikwibye. Oya. Ari sibiri uzari ibyayo. Ari ibyayo kandi nkaba nayizera. Uzi ko giye muri gihugu cy'u Rwanda nta n'ubutaka bwuzuye ingorofani mafite. Kubera iki? Sindi. Gira communication n'Imana ikunyagire rero. Narakominikanye nayo kandi ndanayemera. Ongera uhere uyu munsi bitari cyane. Reka n'umugabo n'umu ariko gusa aho nabambeshye. Imana ngo n'umu. Reka tuvuge ngo reka dusoreze ahantu. Tuvuge ngo nibura basi uyu mwaka 2026 twongera tugire communication nayo. Sibyo? Ariko se tuzakoresha telefone. Kuyegera mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bw'umwuka, ugasenga usengesheje umwuka ibihe byose. Twisenge maze kuri communication ni byiza nuko twakoresha telefone. Telefone uzahamagara ngewe. Kuko ari wowe ufite. Umbwire ngo ngwino dukominike Imana. Tuzicara ku karago tugire communication uko tuzava duhagisubizo. Ko abantu bayisenga bahubwo aribo bahamagaza bahamagara abantu ngo bazanye amafaranga. Abayisenga ntabwo kugira ngo ukore ko mwisi twebwe twahawe ububasha bwo gutegeka. Yego. Ushobora kwirirwa aho ngaho. Bategeka ngo nzanire amafaranga nuko yazana. Nuve Imana yanyinye byinshi. Nubeze ko nta muntu yari yamaho gutegeka. We nawe ngo gira na communication nayo. Uzagira utegeka. Oya. Uvuze ngo uyu munsi ngeneye amafaranga kandi uyabona. Abategetsi barahari. Bande. We uzategeka. Utegeka abadayimoni bahunge, utegeka amafaranga ze, utegeka akazi kazi. Gisimbe official ngushimire. Yewe urakoze cyane. Reka ngushimire tuganire byinshi. Ariko ndashaka uyu mwaka 2026 tubona amafaranga. Nabyizeye Imana izagukoresha. Imana igumugisha. Reka dusoze tuvuga ngo abari badukurikiye turabashimiye. Uyu ni umuyoboro wa YouTube witwa Inshuti ya Bose TV. Ya bose y'abantu bose nta bitoranye. Ariko reka mbivuge neza nitonde. Inshuti ya Bose TV. Yego. Naho ngaho. Akinike ubundi twirakaze cyane. Yego urakoze cyane.